Test. Okay, narakubwiye ngo iyi mikoro ziri gukora neza mbagiye kugwasha uyu munsi turi kumwe nani ni wapi. Narakubwiye ngo after banga another banga. Ndakubwiye ngo uyu mujama niwe ku mbuga nyinshi cyane uko bica bigacika hano mu Rwanda yahereye 2019 aho uyu mugabo yagize gutya akavuga uti njyewe nka Kiramani ubwo ndi mu mugwa wa Kigali corona ikaba itanze mu mugwa wa Kigali reka ndebe uko nakwiteza imbere ku rubuga rwa social media ndebe ko nanjye nazaba umugabo nkafasha imbaga nyamwinshi cyane. Ariko uyu mugabo Kiramani akomeje kuvuza abantu benshi cyane, ndagira ngo ubwire ngo iyi iracyari MJLN challenge. Niba nawe ukunda uyu mugabo ndagira ngo ubanze ukandi subscribe hano kuri MJLN challenge. Uyu mugabo mu bantu bari hano mu gihugu cy'u Rwanda bakoresha social media zigiye zitandukanye, uyu mugabo ni umeze gufasha abantu basanga benshi cyane umubare utabara bigiye mu bijyanye n'impano zabo kuri social media. Uyu mugabo yafashije abakinnyi ba filime benshi cyane kugeza aho ubu ngubu umukinnyi ukomeye wese hano mu gihugu cy'u Rwanda ukina filime bashobora kuba barakoranye cyangwa se bashobora kuba barahuye. Uyu mugabo amaze kuba kizigenza, umugabo amaze kuba mu miliyoneri ku rwego rwo hejuru cyane. Ngira ngo ahangaha reka turaranganya amaso ku rwego rwa TikTok turebe uburyo bamukurikiramo. Ngira ngo urubuga rwa TikTok nibwo twahereyeho, tujye dukurikizaho urubuga rwa YouTube ubundi tujye dukurikizaho ubuzima bwe bwa buri munsi uko abanye n'abantu, tumenye ngo ni muntu ki, ese ko akorana n'abantu benshi cyane, ese afite umutima wa kimuntu cyangwa nta mutima wa kimuntu agira. Ngira ngo ahangaha ni ku rubuga rwe rwa TikTok twari turareba. Ngira ngo ni umugabo wicisha bugufi cyane kandi ari umugabo utubutse, usobanutse, ushoboye kandi bigaragarira buri umwe wese, ijisho rya buri muntu wese. Uyu mugabo Kiramani yakomeje kuvuza abantu benshi cyane bakomeje kumuhiga, bakomeje kumushakisha cyane hasi no hejuru. Ngira ngo bafite n'ibisasu bamuhiga ariko bakamubona. Uyu mugabo Kiramani ameze kuba umumiliyoneri hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko niwe muntu hano twavuga ko muri sinema nyarwanda ameze kuyobora. Turebe ku rubuga rwa YouTube. Ku rubuga rwa YouTube afite ama YouTube channel agiye atandukanye ku buryo utamenya ngo YouTube akoresha ni iyi ngiyi kuko yameze kuba kizigenza. Impamvu abantu benshi cyane bakomeje kumuhiga nuko uyu mugabo agenda afasha abantu bagiye batandukanye mu ngeri zose, uko bameze kose kuko ufite impano ya talent iyo ari yo yose uyu mugabo agira umutima mwiza wo gufasha. Ngira ngo murabibona abantu benshi cyane bakomeze kumuzanira ibintu bigiye bitandukanye mu mafilime cyangwa se mu bintu bigiye bitandukanye, ariko kugira ngo abe yabafasha kuzamura impano yabo mu bijyanye na social media. Uyu mugabo Kiramani ikindi kintu tumuziho, uyu mugabo mu buzima busanzwe arubatse ndetse ameze kugira abana babiri, akaba ari umugabo ugira umutima mwiza ariko akenshi cyane akaba akina ari umugabo w'umugome cyane. Ariko mu buzima busanzwe uyu mugabo ni umugabo mwiza ugira umutima, nta n'undi muntu hano mu gihugu bamugereranya nawe kuko abantu bose Kiramani yabaye Kiramani kubera ko niwe muntu hano muri sinema nyarwanda ufasha abantu benshi cyane, imbaga nyamwinshi cyane, ariko akaba atajya mu itangazamakuru cyangwa se bamuvuge. Ariko yakoresheje ubukwe abantu bose barahagarara kubera ko uyu mugabo yameze kuba igitangaza. Kiramani ikindi kintu tumuziho ni uko mu buzima busanzwe usibye no kuba afasha abantu bagiye batandukanye agira urukundo. Ni ukuvuga ngo uyu Kiramani yashakanye n'umugore we, dore ko umugore we bashakanye mu buryo butunguranye batarasezeranye, baje kuba bakwigenza gutya babyara umwana ariko barashakana. Nyuma Kiramani nibwo yaje gufata amafaranga anavuga uti mugore wanjye twanyuranye mu bihe bibi reka dusezerane. Ngira ngo ureba umunezero baba bafitanye igihe cyose isaha ku isaha. Umugore wa Kiramani yabaye umugore wa Kiramani nyuma y'ubukwe. Ni ukuvuga uyu Kiramani kugeza ubu ngubu nasagaye nanduruye bari bamwumvaho kubera ko uyu mugabo ni umuntu ukora ibintu mu buryo bwabyo kandi neza. Ikindi kintu twavuga kuri Kiramani usibye urukundo gusa,
mu buzima busanzwe agenda afasha abantu bagiye batandukanye, akaba yarekura amafaranga ye cyangwa se akaba yataramira mu bitaramo bye, ariko nawe ntibirangirira aho ngaho, abantu nabo bakunze kugenda bamugaragaza ahantu hagiye hatandukanye, ngira ngo ureba nk'uyu muntu wafashe umwanya akaba yamushushanya yarangiza akamuzanira ifoto ye ari kumwe n'umugore we, ariko byaramushimishije uyu Kiramani bitewe y'uko akunda umugore we, bitewe y'uko yamushatse mu bihe bigoye. Ikintu wakura muri iyi nkuru ni ukuba Kiramani ufite umutima mwiza kandi uwo mwanyuranye mu bihe bibi ukaba utamusiga inyuma nka Kiramani. Ikindi kintu twavuga kuri Kiramani usibye kuba muri ibyo ngibyo yavuga uti umuntu mwanyuranye mu bihe bibi ntabwo ugomba kumusiga, ariko ikindi kintu twakwigira kuri Kiramani ni ukugira umutima mwiza wa kimuntu, kandi niba hari icyo ugezeho ukagera abo ufasha, ariko uyu Kiramani ntago ubu ngubu navuga ko hari umuntu wamwigiza, kuko afasha abantu benshi cyane benshi cyane benshi cyane, ngira ngo hari abantu benshi cyane mumaze kumenya bakina amafilime nyarwanda kubera uyu mugabo Kiramani. Nta kiguzi yabatse ahubwo akanabahemba, ariko bikanga bakaba ibirangirire ndetse bakifasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaba abantu ibyamamare ndetse bakaba abantu bakora bigiye bitandukanye kubera uyu mugabo Kiramani ari we wese tubikesha. Ariko turetse no kuvuga wenda ngo ibya social media cyangwa se ni amagambo, ngira ngo nawe Kiramani niba umukunda cyangwa niba ukunda ibintu akora, ngira ngo uze gusiga ukanze subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Tuba twafashe akanya kugira ngo tubahereze amakuru agiye atandukanye ku byamamare cyangwa se amakuru mashyashya agiye atandukanye, kugira ngo namwe mudusigire uwo musanzu. Ngira ngo mbwire ngo tugiye kuba duhiniye hano, ngira ngo mubwire ngo iyi iracyari MJ Line Challenge, utuntu n'utundi. Ngira ngo iyi MJ Line Challenge tubabwire ko icaho ibintu bishyashya gusa, cyangwa se ibintu ushobora kumva bwa mbere mu matwi ukumva ko ari bishyashya, ariko bitavuze ko ibintu nk'ibi ngibi, umutima mwiza wa kimuntu, inama nziza, urugero rwiza mu bantu, nk'ibi ngibi ntabwo biba bigomba gusigara, twagomba kuza tukabibabwira namwe mugakuramo isomo. Uyu mugabo Kiramani ngira ngo yakwigisha abantu benshi cyane isomo ry'ubuzima, ndetse akaba yagufasha ukava aho uri ukaba wakwigeza